kuramo gira vuba kuramo n'inkweto yambaye imbere wallahi dore singiye narimaze kuyicafuza imeze neza oya ntari bino kuri mwanyiho kabisa Innocentire ntari bakira ubundi naho ubushuti budakora ego ubushuti buragorana weveni ntago nayirenza niko mbona wantaye ibyapa man banguka mani dore ndagutegereje kandi maze umwanya munini sheri banguka nukuri ndagukeneye dore wantaye ibyapa sawa nyine ndaje nanjye ubwo nyine ujye gufunga ndaje bite sheri meze neza wowe se nanjye ni neza dore nari ngukumbuye sha nanjye nari ngukumbuye none se sha nari ngukumbuye cyane nyine nari nkumbuye yuko dusohoka sheri byakuri kumureba uri kubona nduta oya mbabarira nawe usigaye bitandakaza se ntabwo wari uri kumbwira ngo ubundi ni njye wanjye sheri ngaho mbabarira ugira irari ugandebera ibintu byose uba ugira imico mibi se nkuriya ubuse ko twari turi sheri kureba n'icyaha mwese ngeze ko ntamurebye gusa wese wamurebye njye ntabwo namubonye nta n'uwo nkeneye kureba umva sheri ariko reka mfite akantu ngiye kujyamo muri turi busubire nimugoroba genda n'ubundi wurikira sheri nimugoroba ndaguhamagara ihangane n'iminota itanu ariko ntabwo ibwarenze ntabwo nirenza nuko amakuru y'ubuzima wambabariye musimbura uwo muntu icyimbo cye nzagihagararamo neza seriyese koko uzabigenza neza ni ukuri pe icyimbo cye nzagihagararamo neza ntabwo nzigera nkubabaza na rimwe yamundaga pe birenze sinzi ikintu twakora gusa nyine nari mfite foto imubaza ariko nabirenze n'ibyo uzajya uhagarara haba mu bikorwa haba mu mivugire haba no mu nzozi mbega n'inzozi nzazikontorora sinzigera nanarota ndi kukubabaza mbabarira uranyemereye urakoze bya danje urakoze rwose nawe urakoze uranshimishije bya danje n'ukuri tuvuye paradisiyo reka dupange nyine umunsi wo guhura nyine tuganire neza kuzaza kundeba mu rugo oya nta kintu bitwaye pe niyo haba binsaba gutega indege nakemera nkajya no kwiba ariko nakemera nkajya no kwiba banki ariko nyine aho uri hose nagusanga kabisa birenze nyine dupanga umunsi byari se umugoroba mu rugo ntawe baba bahari sekundere sibyo urakoze sawa bayi yego rati ni sawa boss wanjye ese kuba waravuze mwana ariko we ntabwo ubona ko ibintu biba bimeze nabi we Samuel uretse gato ndakuvugisha yola bimeze bite se sura aho ngaho inyuma y'urugo mwana banibera aha ngaha ndimo ndota akazuba
Beza bite se mani? Iminsi myinshi kabisa. Ariko sigaye ari bogari wallahi. Bogari wahe karije umuntu wahondaguriwe n'ahanga. Wose warahondaguye kugeza ngiye nahindi kwa kuduceri muri fone. Umva agafaveri nje kugusaba. Dore. Abatari bya bindi byawe. Bora kareka ngambwira nawe. Umva se. Dore ngize nguku mbonye cyana kizwira. Ukumva? N'uburaya. Kandi ndanahava nkuyemo iby'intare. Karabaye. Iby'intare ndahava mbikuyemo. Kandi icyo cyana ukumva nyine ntabwo wajya kukireba wambaye kunguku. Ndabyumva nani. Ndashaka unize ka gakote kawe. Ko ari akantu ngiye kujyamo se mama. Oya ntabwo ndi butinde. Nje ni usaze ndi kuri phone. Nje ni ntinduze kunyirebera. Aya gahunda zawe ndazizi ni. Oya. Ni nyiza abanyafurika. Kareka. Niza umva. Niza ka gakote kawe k'umuhondo. Unize na ka gapantaro kawe kadi. Oya se ni pantaro se. Ndashaka kubizi mwana kubizi ko ari nge. Ubusaga protein ari ngiye mu biragenda. Mwana rega nkumbuye gukuramo iby'intare mwami yongoye. Kandi mwana reka umbaze. Unize na twa dukwete twawe tw'umweru. N'inkweto. Nakaga sentire kawe nyine. Wallahi n'umukandara. Siko numva nkwambitse byose. Nasema kubizi hari ikintu nino myenda niyo natuye. Nese wagira akakwiyemera wagiye ubwiza abantu. Nasema watereta. Nese niba nararaburije mani gutereta rega bituwamo. Shiri wawe se kwa kuzi ubundi. Nyine nari nkumbuye yuko dusoza. Sheri. Kintu ngira mani rega nararaburije namwe mujye mumenya nk'icu. Urabizi ko nta kintu ugira. Warangiza ukanagira akantu ko kwihagarara. Kandi reba mu kanya afite gahunda. Urabuyisha. Rega umusore utirarireho ntago yaronkora inkumi mwana. Uwo ni umugani wa Kinyarwanda. Abanyarwanda barakwezi. Nese basi uragaruka nk'iminota. Iminota 10 urayikorera. Njewe mukobwa turaganira iminota 5. Indi 5 ndaba ntangiye kumwataka indi 5 ndaba maze gukuramo iby'intare bita n'icumuki 15 iminota 20 urabanza ni cyangwe naye nigiye muri gahunda veni ntago ndi wirenze rwose mbabara unkorera ko gafa veni wallahi nuyirenze numva ikizere cyanjye nawe tawo dushyizemo urusika ntago nayirenza rwose ubore kibazo kigende wenda reka nze ngende no kurebere ubwo nyine gahunda niyo ngiyo iminota 20 ntago veni nayirenza weje Rozongo umva niwe muntu yanegereje muri kano kayira kabisa bari bambwiye ko ugiye kuhanyura umva rero we nconesha vuba mani ntugatinzemo hari faveri nshaka kukwaka hari demu nshaka kujya kureba iryo demu urumva ntiwajya kureba Yesu uragira ngo nkuherekeze se kareka umva ari tega amatwi umva ikintu nshaka kukubwira iryo demu ni umwana wo mu basirimu urumva ntiwajya kumureba nta n'icumu ufite Yesu uragira ngo nkuherekeze se kareka umva ari tega amatwi umva ikintu nshaka kukubwira iryo demu ni umwana wo mu basirimu urumva ntiwajya kumureba nta n'icumu ufite ndagira ngo ugurize inote y'icumi njye kumureba kwa boss amfitiye 20 nimvayo leta nza nkwishyura 10 ryawe gucangemo n'akantu kwa myasi mvuye no kureba imyenda kwa wa mujama w'inshuti yacu nawe ndagira ngo ariko uravuga wallahi ntubimbwire subize ko ari utuntu twanjye mani nanjye nciye hepfa ngaha urumva umuntu ancisha kuri restaurant arabanza nkiramo akantu naye ndazamuka gusa nyine sengeye koko beshya nta bicwa mpagaze tu mani windaburiza nk'umuntu wanjye suzi ko muri genga yacu ari we muntu uba ufite ibiceri nisugura umva ubuse nkugenze ute mwana niga umva nje ntuza use boss miyambiri zifege nziguhe nese miyambiri ku mwana nk'uwo nguwo ndi kukwaka 10 urumva byazahurira kandi hari umuntu wambwiye ngo gareka nkwereke mwana ukoze barabaguye ibiceri gareka nkwereke diro tubigenze uko wongeye kugukaraga inkende nawe mucisha ahantu mute mubundi se ararya 10 se nenzege mani ase bro umukobwa tujyanye mu kabare akaka mitsingi kuzihagarara mu note ya 2 nje nahita mbura ikintu naka nese ubwo nakicara nkamurebera wallahi mitsingi se buryo utereta icyana kinywa mitsingi bajye banywa ikigagesha twebwese ubu se ko nanyweye dondo ubwonko urabona meze ute wakintu idemu nereka ntago ari indokore urabizi indokore ntago wakura n'iki nawe urabizi
kankwereke mane ese ubundi njye nta kuntu nakuraburiza cyane urumva urabona nanjye utanzaniye ibicwa ita nkunega we goroba bro goroba ibiceri byanjye ako mane njye goroba ibiceri byanjye ndabigutama ahubwo akira ngereyo hakiri shume umusatsi naza kuwupfura karive reka ajye gukuramo iby'inka naribi mane abikora ndumva meze neza fresh tugiye kubinoza fresh kabisa shiri rwose ndumva nangiye kugenda ngukunde kuntu kabisa shiri ko nta gakingirizo aya rwose ntabwo biri bwakunda aho ngaho ese sheri ntabwo unyizera ntabwo bikunda rwose ntabwo bikunda ese sheri niwe wankora ibintu nk'ibi ntabwo biri bwakunde sheri mbabarira ni ukuri tubiye ko tubipanga ikindi gihe uzavuga sheri mbabarira hoya da reka genda niko none se umva ziba uyu munsi turi kuwa gatatu bigenze gute iyo bayitoye he ntabwo ndi indaya uyu ni sheri utari wanjye indaya su mu bihuru icyo gitangaza mu bihuru twari turi kugana bisanzwe mufata uyu ni mushiki wanjye wo kwa data wacu none se risani ko yafungutse ya ntabwo ni ikibazo se kuba yafungutse muri sheri wanjye umva ni sheri wanjye w'ibihakana uyu ni uwahe twari uyu nguyu uyu ni mushiki wanjye umva ratera kubese ni sheri wanjye uyu nguyu twagiye no kubinoza fresh wo kwanuza aha handi ni mushiki wanjye ariko rubanda wamuhungu ukuntu wiyize uri umukene narabikubwiye oya ni ukuri nahereye kera uyu ni sheri wanjye y'umutuka ni sheri wanjye sheri ni ukuri gashirira amenyo nawe wandaya wumvaga umva ariko ntabwo ndi indaya madana ntabwo ndi indaya utariyo ni sheri wanjye bisanzwe ntabwo nzi ko afite sheri abandi bana se nta bashiki babo uyu bagira ni mushiki wanjye wo kwa ntuza bo kwa hehe kwa ntuza harya hepfo kwa mukuru wa mama umanutse hariya hepfo ntago mukaba muraje rero mu bihuru ntago ari sheri kugana wanjye bisanzwe ariko wowe iyo uje kureba umugabo wanjye wambaye ubuntu bumeze do tebera ntabwo ntabirenze ntago ari sheri wanjye sheri ni ukuri uyu nguyu ntago ari sheri wanjye urabizi ko ntago umva ucinyuma ndakwiyamye ntusonge we nakugiriye impuhwe none siko usuzugura do ni ubwa mbere abubonye no kuwufungura ntabwo yabibasha gira vuba kuramo umva aho utaha hose ibyo utahana wambaye ibyo si bindeba kuramo ubwo wanjye irimba bazi ko kuramo n'inkweto yambayemo imbere kuramo n'inkweto n'amasogisi nayakuremo n'imbara yawe ayo masogisi none se yo ndayasiga jewe mva mbanze mubwire ipantaro umupira uyu mwita umukunzi wanyu iminsi ibiri yose nta soni yarambwiye iminota 20 kuramo barakamwiherera najyane iyo sengeri ni ukugira ngo utagenda wambaye agatuza gusa ubundi nayo buyimaye twitendere pe umuntu tunigendere ubundi abantu b'iki gihe bigezemo baba we sha ndasebye sinzi ko nzongera no kubona inzira ncamo ndasebye abantu banshizeho sinzi ko nzongera kubona inzira ncamo sha kwiyemera n'ibibi kabisa